Guhaye ikaze kandi turagusoje wowe ukurikiye ibiganiro bya Wisdom TV ndetse udahwema kudushyigikira umunsi ku munsi. Nanone uyu munsi tuje kugira ngo tuganire kuri updates zimwe na zimwe cyangwa se ku makuru amwe n'amwe aba yagiye asohoka mu binyamakuru bitandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kwibanda kuri showbiz cyangwa se ku bigendanye n'abahanzi nyarwanda. Mumaze iminsi mwumva saga iri hagati y'abahanzi barimo Kevin Kade, The Ben ndetse na producer Element akaba n'umuhanzi ku giti cye. Watangira wibaza ngo iyi saga yaje gute cyangwa se yatangiye gute? Iyi saga yatangiye ubwo aba bahanzi uko ari batatu bahuriraga mu ndirimbo Sikosa, indirimbo ya Kevin Kade, ya featurinze The Ben ndetse na Element. Indirimbo before cyangwa se mbere yari ya Kevin Kade we na The Ben, ikorwa cyangwa se itunganywa mu buryo bw'amajwi n'umuhanzi n'ubundi akaba na producer ariwe Element. So nyuma yo kuyitunganya byaje kuba ngombwa yuko Element nawe ajoining abagabo nawe agashyiramo amajwi ye cyangwa se chorus akaba ari we wayiteye. Ibi ngibi byaje kumvikana cyangwa se bikazana umwuka utari mwiza hagati ya Element ndetse na 155am ariyo nzu imanaginga uyu muhanzi n'ubundi ndetse we na Bruce Melody. Ni ukuvuga ngo habayemo kutumvikana hagati y'iyi nzu ireberera izi nyungu z'abahanzi aribo Bruce Melody ndetse na Element. Biza kuba ngombwa yuko n'iyo ndirimbo Sikosa idasohoka. Mumaze iminsi mubibona bicaracara mu bitangazamakuru, bamwe bavuga ngo no gutwikira indirimbo, abandi bavuga ngo ntiyishyurwa. Hari ingingo nyinshi zazaga bavuga yuko Element yaba yarabikoze mu buryo bwo kwihimura kuri Coach Gael cyangwa se 155am nka company ireberera inyungu ze cyangwa se imumanaginga. Bamwe bakavuga ngo ntiyishyurwa, abandi bakavuga ngo ibikubiye mu nyandiko cyangwa se contract ntabwo byigize byubahirizwa na Coach Gael ariwe manager we. Hajya hasohoka ibintu byinshi bitandukanye. Nyuma yaho nibwo umuhanzi The Ben yaje kwandika ku rubuga rwe rwa Instagram avuga ngo enough is enough. Nyuma y'ayo magambo twategereje yuko hari ikintu kiri buve muri 155, ariko bakomeje kuryumaho cyangwa se bakomeza guceceka, ntibagira inkuru n'imwe batangaza kuri icyo kintu. Uyu munsi ku isaha ya 2:30, ubu ngubu tuvugana akanya ndimo kurikodinga kino kiganiro ni 7:07. Ku munsi w'ejo ubwo ni muri uwo mugoroba w'ijoro ryashize 2:30 nibwo Element yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram. Katurebe ukuntu yavuze. bamwita Element yanditse aravuga ngo the truth is Tiger is my big brother cyangwa se Legend, always used to be dream to work with him. No one owes me anything, therefore the song is gonna be out ASAP. Sending love to you all. Yavuze ngo ukuri nuko The Ben ari umuvandimwe we cyangwa se ari umuregent, ari umuntu afata nk'icyitegererezo muri uru ruganda rwa muzika, kandi koko birumvikana. Arongera aravuga ati ni inzozi nahoranye, yahoze ari inzozi zanjye kuba nakorana nawe. Aravuga ngo no one owes me anything, nta muntu mfitiye ideni, nta n'unshinze akantu uko kaba kangana kariko kose. Aravuga ngo so therefore noneho indirimbo igomba kujya hanze.
mu by'ukuri ushobora kwibaza niba Element yanditse aya magambo, The Ben akandika ngo enough is enough, yashakaga kumenyesha aravuga ati ni ngombwa, ati birakwiye yuko twahagarika like shit, like ibitagenda neza muri iyi game ya music nyarwanda. So aravuga ati byabaye byarabaye, so it's time to put there the end. Ni igihe cyo gushyiraho iherezo kuri ayo matiku, kuri ibyo bibazo byose biba muri uru ruganda rwa muzika cyangwa se rw'imyidagaduro mu Rwanda. Hadaciye kabiri Element agahita yandikaho ngo the song should be out, cyangwa se akavuga ngo nta muntu wamuhagarika kuko ntawe umushinja kuba yakorana na The Ben cyangwa se na Kevin Kade. So nk'ijisho ry'umunyamakuru uhita utekereza cyangwa se ukareba kure ukibaza, ese ikibazo gifitwe kiri kuba kiraterwa no kuba Element na Kevin Kade barakoranye indirimbo? Ikibazo kiri kuba kiraterwa nuko Element yaba yarakoranye indirimbo na The Ben? Ese ikibazo kiraterwa nuko The Ben yaba yarajoininze Kevin Kade ndetse na Element? Ese niba indirimbo barayitangiye Element ari producer bikaza gusoza bibaye ngombwa yuko nawe yajoininga agashyiramo ijwi rye, icyo nicyo cyaba cyarabaye ikibazo? Ariko nkanjye ndebye kure ni ukuvuga ngo ubundi Element yajoininze 155am ari producer atari umuhanzi. Ariko nk'umuhanzi ku giti cye cyangwa se nk'umuntu wari wifitemo iyo mpano yo kuba yavuga ati ngiye naririmba, biza kuba ngombwa yuko n'ubundi still akomeza agakora indirimbo, kuko n'ubundi yagiye kujoininga 155 ari umuhanzi ariko Papa Sira ari producer. So nyuma yo kugerayo n'ubundi akomeza ya mpano yo kumva yuko yakomeza agakora ibihangano bye byo kuririmba. Mu by'ukuri 155 yamuhaye kontara cyangwa se yamuhaye amasezerano agenda ari producer. Bruce Melody nk'umuhanzi ukomeye mu Rwanda agenda ari we muhanzi nyine 155am isinyishije nk'umuntu nyine uri brand ufite izina rikomeye mu Rwanda. Biza gutungurana noneho kubona Element akora indirimbo ye ku giti cye nyuma yo kuzuza inshingano ze zamujyanye muri 155 zo kwitwa umuproducer wayo. Ibyo asabwa yabikoze n'iki byose, akongeraho gukora ibihangano bye ku ruhande, ndetse ibihangano bye bikagaragara yuko ari byo bikunzwe kuruta ibya Bruce Melody. Ntawe ari wowe uri boss wagira ikikango. Uzanye umukozi ageze mu kazi, ni umukozi usanzwe, utangiye kubona abakozi bagenzi be cyangwa se abo yahasanze batangiye kumufata nk'aho ari we umuyobozi, kandi hitwa ko hari umuyobozi wabo bakoze. Icyo gihe nawe watangira kumva yuko business yawe yinjiriwe. So aho ngaho ntabwo nshaka kuhatindaho cyangwa se kubyinjiramo cyane. Ni ukuvuga ngo birashoboka yuko baba barabonye yuko imbaraga za The Ben zishobora kuba ziramutse zihuje n'iza Element, bashobora kuba bazimya uyu muhanzi kandi ari we brand wa 155am. Kandi kugira ngo 155am ibure umuntu witwa Bruce Melody bitewe n'uko bamuzimije, nirangiza ibure na Element mu gihe yaba yisezereye, nta hantu waba ukibariza 155am. So mu by'ukuri aka kanya natwe turacyarimo gushakisha amakuru kugira ngo tumenye ese ni ugutwikira indirimbo kugira ngo isohoke abantu bayifitiye amatsiko bajya kuyireba, cyangwa yaba ariyo nkuru ishobora gushyira iherezo rya Element wabarizwaga muri 155am. Abantu benshi bagiye babitangaho ibitekerezo,
imbuga nkoranyambaga z'uyu munsi zose ziravuga kuri Element na The Ben na Kevin Kade kubera indirimbo Sikosa. Uh, ejo bundi ubwo Bruce Melody yasohoraga indirimbo Soweto, The Ben yifashishije indirimbo Soweto mu bintu mu bicuruzwa bimwe na bimwe yamamaza, ayikoresha iri muri background music, harimo kuyibyina ariko yamamaza nyine ayamamarizamo. Abantu baravuga ati nyamara The Ben ashobora kuba nta mutima mubi yigirira, ari umwana mwiza, ashobora kuba ahubwo ari Melody umugirira umutima mubi. Ati kuko The Ben abaye amufiteho ikibazo ntabwo dutekereza yuko yajya kumutwikira. Kandi nawe koko wabitekereza, wabireba ukibaza se umuntu mwaba mufitanye ikibazo yarangiza akajya agakoresha igihangano cyawe mu kumurika ibyo yamamaza? Nawe icyo ni ikibazo ushobora guhita wibaza. Ariko ku rundi ruhande The Ben na Meddy The Ben na Bruce Melody hagiye humvikana kudahuza, kutumvikana mu itangazamakuru, guhanahana amagambo iki, ariko cyane cyane ku ruhande rwa Bruce Melody kuko The Ben we yarumvaga agaceceka ntagire icyo asubiza. Ariko kugeza naho Bruce Melody we yageze aho aravuga ati ngewe guhera uyu munsi ntabwo nzongera kuvuga kuri The Ben, anambabarire niba hari n'ibyo namuvuzeho ntibimunezeze ambabarire. So agaragaza nyine guca bugufi, kumva yuko atari byiza kuba yaguma ahangana n'umuhanzi mugenzi we, ndetse noneho basa naho badahanganye, ko buriya ko iyo ubwira umuntu utagusubiza akenshi buriya uba wibwira. So niyo mpamvu rero Bruce Melody yaje gufata icyemezo cyo kujya mu itangazamakuru avuga ati no, ntabwo nzongera kuvuga kuri The Ben. Banabimubaza akavuga atoya simpari sinabyumvishe. So indi saga rero yongeye kuvuka kubera indirimbo Sikosa. Gusa kino kintu kirimo ishusho zitarenze ebyiri cyangwa eshatu. Ishusho ya mbere, hashobora kuba harimo gutwikira indirimbo kugira ngo indirimbo isohoke ikunzwe. Ishusho ya kabiri, nk'uko amakuru agenda avugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye cyangwa se n'aba influencers benshi, yuko hari ingingo nyinshi ziri mu masezerano ya Element zitubahirijwe na 155am, company imanaginga Element ayo ya Kocha Gael. Bishoboka ko Element yaba yari yarabuze ikintu cyangwa se imbarutso yaheraho yitsitsa kuri iyi company kugira ngo asese amasezerano nayo. Hari igihe ukorana n'umuntu ukumva wabuze imbaraga zimusezera kandi wabuze n'imbaraga zimubwira ukuri kuri mu mutima wawe. Indi ngingo ya gatatu, sintekereza neza yuko Element bino yabikora kugira ngo wenda eske yongera amafaranga cyangwa se, ariko indi ngingo ya gatatu, kireka Element abaye avuga ati hari company wenda urugero managinga The Ben kandi wenda bifuje yuko twakorana, so mu buryo bwo kugira ngo mbe nasezera muri 155, reka ngire igitotsi nkora mu mubanire wanjye nawe. Hari amakuru yagiye avugwa yuko bamukangisha ibintu byinshi, kira kintu bazamukurikirana, bazamugirira nabi, ariko ayo makuru nubwo yaba hari muri uru Rwanda nta hantu wahemukira umuntu ngo ugire ahantu hongera. Ibyo ntabwo bibaho, ibyo ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ntabwo watekereza ngo ugambire guhemukira umuntu mu gitondo bikore ngo bikugwe amahoro uri muri uru Rwanda, ntabwo bibaho. Mu gitabo cy'amategeko ahana cyangwa se akumira ibyaha, ntekereza neza ko harimo itegeko rihana
umuntu uwo ari we wese ugaragaweho icyaha cyo gutoteza, gukangisha, gutera umuntu ubwoba ufite icyo witwaje cyangwa se witwaje uwo uri we. Mu mategeko mpanabyaha y'u Rwanda harimo itegeko ribihana. Akenshi na kenshi na RIB ubwayo yagendaga itangaza ayo mategeko n'ibihano nyine biteganyijwe ku muntu wagaragaweho n'icyo cyaha. Sintekereza rero nk'umuntu nka kampani ikomeye yuko yatekereza gufata umuntu ikamukingirana ahantu akamubwira ati wowe nudakora ibi ngibi turakugira gutya. Ntabwo bibaho, kuko Element nawe ni umuntu mukuru wifatira ibyemezo. Ntatekereza ni yuko bamukoresha gutyo nabo bikabagwa amahoro. Rero njyewe uko mbibona, nabibonaga muri izo ngingo eshatu. Gusa icyo twabizeza ni uko indirimbo yo igomba gusohoka. Tuzi ngo irasohoka Element ayirimo cyangwa atayirimo, ariko byanga bikunda kuba Element yanditse ngo indirimbo igomba gusohoka, byanga bikunda amajwi ye arimo. Mukomeze mukurikire ibiganiro bya Wisdom TV, natwe turagomba tubakurikiranire inkuru yose uko yakagenze kugeza ku musozo w'iyi saga yose. Indirimbo tuyibonye cyangwa tutayibonye, tuzagomba kubagezaho amakuru yose 5/5. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha.